Yego, ibihe byiza cyane rwose kandi none amahoro y'Imana kuri wowe inshuti mukunzi ukomeje gukunda kandi uko ukurikira ibiganiro byacu no kuri Mukakarangwa TV tukwifurije umugisha. Amahoro y'Imana mubane kandi muhorane. Nibyo igiciro gikomeye kuba uri hano kuno umuyoboro wacu. Dusobanukiwe neza ko akabaye uri ahandi ariko n'Imana ibikoze kugira ngo uburi hano. Amen. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mukakarangwa kugira ngo umaze kumukunda umaze kumumenyera. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ariko uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe by'umwihariko cyuzuyemo ihumure ngira ngo urabizi ko hari cyitwa cyase kibimaze iminsi gicaracara cy'abantu bariwe amafaranga abantu bahombye amafaranga. Mbere ko tubyinjiramo ndagusaba ko nawe ubanza kuza ugasuhuza abantu hanyuma ukanasengera uyu mwanya udasanzwe Imana iduhaye ubundi tugakomeza. Ni karibu. Shalom shalom. Shalomeka. Amahoro y'Imana nagufashwa n'Imana bibane namwe mwese. Amen. Ndagira ngo twinjire mu kanya keza rero ko gusenga kuko tugiye kuganira ikiganiro kidasanzwe kugira ngo umuntu wese ubasha kucyumva kigira hano kimuvana naho kimushyira. Yego. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Yesu, uri inshuti nziza, watubereye Imana, ugumana natwe, ugendana natwe, watugiriye neza, abagufite ni amahirwe kuri bene abo bagufite. Niyo mpamvu twinjiye mu kanya keza ko kuganira ijambo ryawe, nyemerera uzubane natwe tugirire neza, kandi uzutubere Imana, uzufashe umuntu wese udukurikiye yakira ihumure, kandi kiruta byose ude gukundana, ude no kuzaraga umugisha, turi mu isi no mu gihugu cyo mu ijuru tuzabane nawe. Ngo tuguhaye kaze mu byacu mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. 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 Ngira ngo nukuri murakoze cyane. Ubu noneho twahaye ikaze abantu bose badukurikiye abari hano imbere mu Rwanda, muri Kigali, mu ntara enye z'igihugu cyacu, nukuri abari hanze hakurya y'amazi magari mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro kandi kibanda ku ijambo ry'Imana. Amen. Hari inkuru imaze iminsi isohotse ivuga ku cyitwa TMP. Hari abanyarwanda benshi bari barashoye amafaranga baza kugira ibyago ibyo bintu birafunga ariko ngo barahomba. Nk'umukozi w'Imana dukunda tumenyereye ko Imana yagushyizemo ibigendanye n'amagambo y'ihumure. Twifuje guhumuriza aba bantu ariko kandi tukabagira inama. Mwaduteguriye iki? Ese ndabona mwitwaje Bibiliya, hari ijambo ry'Imana mudufitiye, ndagira ngo muturamburire noneho muri make. Ni karibu. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana turarifite kandi intego yaryo ijambo mbazaniye intego ivuga ngo tubabarane n'abababara. Ndumva rero twasoma muri Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 8. Haranditse ngo urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Ibisigaye mwese muhuze imitima mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Amen. Amen. Mbega amagambo meza. Se mwanyemerera nanjye nkayasubiramo? Twakwemererane karibu. Ni Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 8. Umurongo wa 8. Iri jambo riramfashije cyane. Ibisigaye mwese muhuze imitima mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe muragwe umugisha. Amen. Amen. Yego. Mukozi w'Imana, ibi bintu birahura bite n'ibyaba bantu, n'ibyaba bavandimwe bene data bagize ibihombo muri iki cyitwa TMP, bababaye cyane, imiryango ngo yewe hari n'ihari hafi gutandukana. Nawuze numva ko hari abantu bahombemo miliyoni zirenga 3. Umuntu w'umugabo wari utunze imiryango, wari utunze abana biga n'ibindi nk'ibyo. Aya magambo arahurira he n'aba bantu?
ahantu biri buhurire ni kuri iri jambo rivuga ngo yego mukundane, yego ntimukifuze cyangwa ntimukiture umuntu wabagiriye nabi. yego Iri jambo rimwe tubwiye ngo ibisigaye muhuze imitima. amen. Abantu bagize ibibazo ndikeka ko atari urugo rumwe, hano ubwo ari abantu 5 cyangwa 2, ndakeka ari abantu benshi, ndakeka ari abantu bari babigiyemo bazi yuko bagiye mu kintu cyinjiza umugisha mu rugo cyangwa amahirwe. Mu gihe icyo kintu cyabaye atari icyumwe, ari ikintu rusange, niyo mpamvu uzanye ijambo rivuga ngo abantu basigeho kwitotomba, basigeho kuvuga nabi, basigeho kuba bakwinjira yenda nko mu gitutsi cyangwa bacitse intege, basigeho gupfa iki kibazo, ahubwo ngo nibabivange muri rya jambo ryo kuvuga ngo tubabarane n'abababara, tubanye natwe, tubanye namwe, twifatanije namwe kubabarana namwe. Ariko nkongeraho ijambo rivuga ngo musigeho kuba mwakwifuza kugirira nabi cyangwa mwavuga nabi abatejeje ikibazo. Kandi nkongeraho n'ijambo rivuga ngo nidukundana urukundo rwa kivandimwe, ngo nibwo umugisha uzongera kuza mu byacu. Nubwo byabaye gutyo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitanywa kikongera kigashibuka, haracyariho ibyiringiro by'uko umugisha w'umuntu batawutwaye. Aho kugira ngo ukomeze kuvuga amagambo, ukomeze gucika intege, ukomeze kwangiza n'ibisigaye, ahubwo nasabira abantu bose yuko bakumva yuko bababaranye, bakumva yuko haracyariho ibindi byiringiro, bakumva ko n'umugisha w'umuntu nta hantu wagiye, kandi byose bakabikorera mu rukundo no guhuza umutima no kuba hamwe. Ndumva ariyo nama nabagira. Ariko mubyeyi, ni ukuri hari ukuntu bigoye kuba umuntu ashobora kugenda icyo twabara ko yasaga nawe yarahagarariyeho kikamushirana cyangwa kikamugendana mu buryo bw'uburiganya butumvikana. Nubwo yaba ari umukristo harahagera kumva acitse intege. Ariko se nanone aba bakristo bageza mu gihe bavuga bati ndifuza kubona ntavunitse, ikije cyose akakirundumuriramo, uyu we turamugira nama ki? Nawe twamugira inama yo kugira amakenga. Yesu yaravuze ngo amakenga azakubera umurinzi. Yego. Haba hakenewe n'amakenga reka. Ni rya jambo ngo umuntu nabura ubwenge Imana izamusiga, izamuta. Nuko ushaka kwinjira mu bintu utashyizemo amakenga, ugasanga uhuriyemo n'ibindi bintu byinshi byangiza ubugingo, byangiza. Ariko amakenga abakenewe. Ariko kandi wenda njyewe ni ukuri nshimishijwe n'ijambo mutugejejeho. Hari ukuntu numva nubwo njye ntabigiyemo, ariko hari ukuntu numva ari inyubatse, ndizera ntashidikanya ko n'abandi badukurikiye bahuye n'icyo kibazo hari uburyo nabo riri bububakemo. Ndirabubaka cyane. Ariko hagati aho ngaho ntabwo turi buganire ngo tubitindemo cyane, kuko ubutumwa bwo bwamaze kumvikana, icyari kigamijwe cyo cyamaze kumvikana. Ahubwo noneho reka tubijyane misi y'umwuka. Ese nakwibaza ngo iki kiba ari icyaha? Kuba umuntu yabona ibintu we biza byitwa wenda nk'iby'amahirwe tuba ariko tubifata, kuko baza bagaragariza abantu ko bagiye guhita bakira byoroshye. Ndibaza ku mukristo bino bintu biba ari icyaha, bifitanye isano se n'icyaha, ibi bintu bihura gute noneho? Ntabwo turi buze kuvuga ngo ni icyaha. Cyane ikintu wakoze wakitumye kuri bugikore. Nta nubwo turi buze gukiraho iteka abo bantu babigiyemo, ahubwo ingaruka zaza nyuma. Wabigiyemo wishimye, wabigiyemo utabanjije kubaza mbikore, wabigiyemo uzi ko biri buzana umugisha. Niba byanze nyine, icyo uri buze kurwana ni umutima n'ururimi kugira ngo byo gucumura. Nkuko twabibonye, nkuko twabisomye, bivuga ngo ntihakagire umuntu witura undi inabi. Ubwo nyine niceceka nitegereza. Umuntu agasenga, agasaba Imana imbaraga, ikamukomeza. Mana we, umva, reka tugane ku musozo. Tuganeho mbashimira, njyewe mbasabiye umugisha
nukuri igitekerezo mwagize cyo guhumuriza abantu ngewe nibwo mbibonye nta nundi muntu nigeze mbona bahumuriza rwose. nabonaga abantu benshi baza babavuga nabi babaciraho iteka ntawo bacira kari urutega ariko nukuri Imana ibaha umugisha ngewe rero numva mu gusoza n'ubundi nkuko mwatangiye musenga n'ubundi mwadusoreza musenga ariko bikongera bikabanzirizwa n'indi nama ahari ya nyuma navuga muri iki kiganiro ko inama zo murazihorana ariko indi nama yakongera ikagira icyo ifasha aba bantu ndumva byaba byiza hanyuma noneho mugafata n'umwanya wo gusenga dusoza dusabira umugisha bari badukurikiye. Inama yindi nabaha ni uko nyine burya uciye mu nzira ukayo hari igihe bakuyobora bakakubwira ngo hari indi nzira iri buhure na ya yindi utari usubira muri ya yindi waciyemo bakakubwira ati ndazamuka urahura na ya yindi wataye ariko batakubwiye ngo subira inyuma ya yindi. So numva nagira inama abantu ko umuntu najya aca mu nzira akabona hari ibintu ahuriyemo nayo si ngombwa ko uri buyobe cyangwa si ngombwa ko nyira gusubira muri ya nzira mbese nta handi hantu umuntu yaca ngo abashe kugera muri ya nzira atongeye guca hahandi atanyuze mu za bugufi nta yindi wacamo. ni ukuvuga ngo mukozi w'Imana niba nkurikiye neza inama mutanze ni ukwirinda guca mu nzira za bugufi uraca mu za bugufi n'ubundi ni hahandi yego ahubwo icyo navuga ni uko tugomba kugira gute tugomba kwirinda guca mu izo nzira za bugufi dukomeze amaherezo twaca mu nzira ikomeye tuzahura nanone n'inzira y'igisubizo cyacu. Muri make inzira ya bugufi ni mbi inzira ya bugufi ni mbi yangiza mu ruhande rw'ubugingo n'urw'umubiri ariko wikiriye muri iyo nzira ugerekeza n'isengesho ry'Imana bigenda bicamo nubwo inzira yabigoye ariko umuntu kwihangana bizagenda bicamo ikigorana n'inzira ya bugufi. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Ndumva amagambo yanyu ntayahaga. Uzi kuba uri kuyobora ikiganiro ukumva amagambo ntiwayahaga kandi ari umuntu umubyeyi ushobora gusanga buri gihe ukagera ariko kumva ayo magambo ntiwayahaga. Amagambo yanyu ahora mbera mashya. Ngaho ni karibu no gusenga Imana dusoza dusabira umugisha wa bene data bari badukurikiye. Turagushimiye Yesu uri inshuti nziza. Nukuri hari ijambo ryiza wavuze uravuga ngo mubabane n'abantu bababara mukundane ntimuzifurize umuntu wabagiriye ikibi namwe mukimwifurize ahubwo muzakore kandi umugisha uzakomeza kuba kuri mwe. Ndashatse gufatanya n'aba bavandimwe ari abagize iki kibazo cyo guhomba hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye icyo si cyo kibazo gusa hari abarwayi hari abafite ibintu byanze kwemera hari ababuriye igisubizo ibibazo bafite ariko turaguhamagara aya masaha kugira ngo uze ube igisubizo cy'ibibazo dufite kandi utindane n'umuntu wese mu ruhande rwe ntutureke aho gukomeze kutubera Imana ndetse ukomeze kutugirira neza. Tugusenze twizeye ko ubyumvise kandi kubikora mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.